ntabyo guca hirya no hino, nta kujya mu bintu byinshi. Ikintu kimwe gituma abantu benshi badatera imbere ni ukwifuza. Nzi icyo uri gutekereza ngo se iyo uri gutekereza ngo ndashaka gutera imbere bwose uba uri kwifuza. Si icyo ndi kuvuga. Ndi kuvuga kugira ishyari. Kugira ishyari. Uri kumva ikintu ndi kuvuga? Ariko uri gutekereza uti njye ntabwo nkunda kugira ishyari. Kwigereranya n'abandi. Kuko ndavuga ngo abandi bantu barambona gute. Ngicyo nshaka tuganiraho muri ino video. Muri iyi video tugiye kureba impamvu guhora wigereranya n'abandi, abantu muziranye, abo mwiganye, abo muturanye, bituma udatera imbere mu buzima. Tuganire noneho ikibi cyabyo. Tuze kuganira noneho uko wabirenga ugakomeza gutera imbere mu buzima. Nk'ibisanzwe, niba usanzwe ureba video zanjye, njye nitwa Joel Didier, iyi video tudashaka ko tuganira. Ikintu cya mbere rero kigaragaza ko ishyari ari ribi ni iki? Kugira ngo uze kumva ino video neza, reka nguhe urugero ushobora kubusanzwe uzi. Wigeze wumva inkuru y'umupapa n'umwana we bari ku ndogobe, barimo bagenda. Noneho uko bagenda ku ndogobe bahura n'umuntu wa mbere. Arababwira ati muri kugenda ku ndogobe muri babiri, ariko abantu bo ngubu rwose muri babi. Uri kubona mutari kuyivuna? Hoshi, vaho wa mugabo umwana agendeho wenyine. Baragenda bageze imbere, babahuye n'undi muntu. Arabwira ati hakuze ko abantu bo mwasaze. Wa mwana yo wicaye aho ngaho, iswa ari kugenda n'amaguru nta n'isoni. Uri kumva ibyo bintu atari bibi? Ise ati mwana vaho nanjye ngeho. Baragenda bageze imbere, babahuye n'undi muntu. Undi muntu ati se abantu bo koko si mwasaze? Wa mugabo we uri kumva ufite ubwenge, wowe uri kugenda, umwana wawe ari kugenda n'amaguru nta n'isoni. Afata umwana amusubizaho. Bageraho, ahubwo bageraho ntibayigendeho. Iyo nkuru ndumva yibuka, yabaga mu bitabo byo muri primaire kera twigaga. Niba ari n'ubwa mbere yumvise, urumva ikintu cyababayeho. Akenshi mu buzima umuntu utazi ikintu akora ashobora kuyoba mu buryo bworoshye. Ukurikije iyo nkuru nari ndi kukubwira. Niko rero n'umuntu ugira ishyari bigenda. Reka nze noneho nkubwire impamvu nshaka tuganiraho uyu munsi kuri icyo kintu cyo kugira ishyari. Akenshi mu buzima, nkuko nigeze kubivuga muri iyi video, kugira ngo umuntu atere imbere agomba kumenya icyo we ku giti cyo ashaka, intego afite mu buzima. Ndashaka kuva nkajya ahangaha. Umuntu rero ugira ishyari cyangwa uhora witegereza cyangwa utekereza uko abandi bantu bamubona, impamvu adatera imbere, aba ameze nka wa mwana na wa mugabo bari kuri ya ndogobe. Kubera iki? Mu buzima iyo uza aho ujya n'aho uva, ufata umurongo ukahajya. Wowe ukajya ukora ku buryo ucungana no kuba bitemeye, byemeye, gutyo. Umuntu rero uhora ahuzagurika, ahora yitegereza uko abandi babona ibintu. Kavuga ngo kanaka yageze kuri ibi, okay, nanjye nzabigeraho. Urumva kuko plan yatumye ngo wagera kuri ibyo niye nyine niye ku giti cye. Ujya kubigeraho nawe yagiye mu bindi, ugahora muri ibyo ngibyo uzenguruka ushaka kugera ku by'abandi bageraho. Uti kuki ari bibi rero? Impamvu ya mbere ituma kugira ishyari ari bibi, bituma wowe utimenya ngo umenye ndashaka iki mu buzima ndinde. Niba ushaka kwimenya ukamenya ngo urinde, iyi video ishobora kubigusobanurira. Kwimenya ubundi umuntu yimenya gute? Ikindi bituma utishimira ibyo ufite. Ntumenye ngo nyine kugira ngo ubundi utere imbere mu buzima ugomba kumenya talent yawe ni iyihe, ufite iyihe mpano, ufite izihe ntego mu buzima. Niba ubimenye ukamenya ukabyishimira, ushobora kubikoresha utera imbere. Kuko akenshi iyo wishimiye ibyo ufite nibwo ushobora kugira byinshi kurutaho. Rero niba ushaka gutera imbere mu buzima, banza wishimire ibyo ufite. Umuntu rero ugira ishyari ntabwo agiye yishimira ibyo afite. Oya, umuntu ukunda kwigereranya n'abandi ahora abona bamurenzeho kuko aba yigereranya nabo. Ikindi kintu cya gatatu kigaragaza ko ari bibi, nuko iyo ugira buri gihe ishyari cyangwa se wigereranya n'abandi, buri gihe uba ushaka kwigaragaza neza imbere yabo. Kandi mu gutera imbere mu buzima hari igihe ugera ukaba atari ngombwa ko wigaragaza imbere y'abantu. Ugomba kuba wowe, ugakora ibyo uri gukora, ndetse bikananga ntunagaragare neza imbere y'abantu, nyine bakanaguseka. Rero urumva icyo gihe ukigezemo kandi ukunda kwigereranya n'abandi cyane no kugira ishyari, ntabwo ushobora kukirenga ngo ushobore gutera imbere mu buzima. Oya, bishobora gutuma ucika intege vuba. Ikindi kintu kibi cy'ishyari ni uko utagira intego. Ibuka urugero naguhaga. Uramutse ufite ishyari nkuko abantu nyine bagenda ku ndogo bakabwira muveho, ntago bazi ibyo barimo. Nawe rero ntago ufite intego, ntago uzi ngo mu myaka 5 ndashaka kujya. Oya, ushaka kuvuga kanaka yakoze nanjye ndakora ibi. Icyo ni ikindi kibazo. Ikindi nanone bituma ukunda kunenga abandi bantu.
donc iyo ugira ishyari cyangwa ukunda kwigereranya n'abandi bantu ukunda kubona ibibazo byabo nawe ukumva nyine buri gihe wakora ubajura ukavuga uriya se apu uriya muntu yageze kuri umuntu babwira uriya muntu ya graduatinze ngaha ubundi azabona akazi. Donc uhora ufite ikibazo mu mutwe ntabwo ushobora kwishimira iterambere ry'abandi. Rero kutishimira iterambere ry'abandi bituma nanone udashobora gutera imbere nawe, kuko akenshi mu buzima kugira ngo utere imbere ukeneye abandi bantu. Niba ukeneye abandi bantu rero ukaba ubagirira ishyari, ukaba utishimira iterambere ryabo, udashobora kubona potential zabo kuko buri gihe uba wumva barakariye, udashobora nyine kubona icyo bakumarira nawe mu buzima, ntimushobora gukorana. Umuntu ukora wenyine ntashobora gutera imbere. Icyo ngicyo urumva ko ni kibi. None se ni gute niba ufite icyo kintu cyo kwigereranya n'abandi, guhora nyine ibi byose tuvuze haruguru, ushobora kubihindura ukiteza imbere mu buzima? Mbere na mbere iyi playlist yitwa, ushobora kujya kuri channel yanjye hano hejuru, uri kuyibona hano hejuru, ukareba ino playlist irimo video zigera kuri 14 niba atari 14 zivuga ukuntu umuntu atera imbere mu buzima. Harimo intambwe nyinshi zo gutera imbere, ariko aka kanya ngiye kubwira byibuze ibintu 7 ushobora gukora ugacika ku kwigereranya n'abandi, wowe ugakurikira wowe wenyine ku giti cyawe, kandi watera imbere rwose. Ikintu cya mbere, menya uwo uriwe. Uribuka ino video nakweretse, uze kuza kuyireba, urinde nicyo ushaka kuba, cyo ushaka kugera ku iki. Ikindi, gira intego n'icyerekezo. Muri iyi video mvuga ukuntu umuntu agira intego n'icyerekezo, nsobanuramo icyo ari cyo, nkavuga mugiye ku giti cyanjye uko intego zanjye n'icyerekezo ari ibihe, uko mbishyiraho yego, ntatanga urugero nyine n'ukuntu nawe ushobora kubikora, nabyo uzabigerageza uyirebe. Ikindi kintu, iga kureba kure, sibyo? Urebe kure, kuko nkuko nabikubwiye, umuntu ugira ishyari akagira guhora yigereranya n'abandi ntago areba kure, areba ibyo abandi bakoze nawe akabikora. Wowe rero tandukana n'uko nguko, ujye umenya ko mu buzima ushobora kujya urema ibintu bikubaho. Gute? Umuntu ureba kure amenya arema ibintu bimubaho, upanga ibintu bikabaho nyine bikabaho. Ntago buri gihe uhora umeze nk'umuntu ibintu biri kwituraho. Kugira ngo ubyumve, reka ngo urugero, tekereza ikipe y'umupira igiye gukina. Niba ugira ikipe y'umupira, nuko yarangiza ikagenda itekereza ngo turi butsindwe, iyi gihe itekereza ngo bari butsindwe, baguma bakinira mu kibuga cyabo. Ni kwa kundi bavuga ngo ikibuga cyacuramye, bagakinira imbere y'izamu ryabo. Icyo gihe haba hari amahirwe menshi cyane yo gutsindwa kuko bari mu kibuga cyabo. Ariko ugiye utekereza ngo ndi butsinde, urataka ukajya usubira inyuma mugakina. Rero mu buzima, iyo urebye kure nturebe hafi, kandi ugatekereza mu buryo bwiza bwa nyabwo, ati ukagira ibitekerezo byiza, ushobora koko gutera imbere. Apana guhora wumva ko abandi bari bukubone gute. Oya, tekereza neza kandi urebe kure. Ikindi, ubuzima ntukabufate nk'isiganwa uri gusiganwa n'abandi bantu. Oya, ahubwo ujye ufata nka marato, aho ugomba kuburangiza nyine umunsi uzaba uvuye ku isi ukavuga ngo nakoze iki, bazanyibuka. Urumva marato uyigiyemo ukiruka nk'uko abantu biruka metero 100, kwa kundi ba Usain Bolt biruka. Ba Usain Bolt biruka ngo vuba. Marato rero suko bayiruka. Niba marato iri butangirire kuri Stade Amahoro ikarangirira, wenda tuvuga urugero nanone kuri Stade Amahoro, hari ahantu runaka bazengurutse, icy'ingenzi nuko uyitangira ukayirangiza. Icy'ingenzi suko wiruka ngo vuba. Yego, ibyo ngibyo birafasha kuko ari uwo bareba niba yasize abandi, ariko icy'ingenzi nuko uyirangiza. N'ubuzima rero nuko bumeze. Icy'ingenzi nuko ugenda wowe, ntawe muri kurushanwa, ni wowe wenyine. Ntukazajya mu marushanwa n'abandi bantu. Nanone jya wishimira ibyo ufite, ugimenye ngo ibintu byiza mfite ni ibi, wige kubyishimira. Ibyo ngibyo bituma umuntu atera imbere mu buzima, kuko iyo uhereye ku byo ufite nibwo ushobora gutera imbere. Nanone iga kuyobora intekerezo zawe. Kugira ngo nkore ino video, hari igitekerezo kimwe cyatumye nyikora. Nandi gusoma igitabo cyitwa Think and Grow Rich, maze noneho mbonamo igitekerezo kivuga ko ibintu umuntu bimubaho ashobora kubirema mu bitekerezo bye. Gute? Ni ukuvuga ngo utekereje ngo ndashaka amafaranga 1000, ni urugero rworoshye, ukabyandika ngo ndashaka amafaranga 1000, ukahora ubitekereza. Mu bitekerezo byawe hageraho hakakubonera inzira yo kubona icyo 1000. Ibyo ni ibintu bikunda kubaho kuko niko turemwe mu mutwe, nkunda kubivuga muri video nyinshi. Donc niyo mpamvu ugiye kuryama ukibwira ngo ndabyuka saa 12,
iyo saha igeze urabyuka. Rero iga gutegeka intekerezo zawe. Niba ukunda kugira ishyari uvuge ngo sinzongera kugira ishyari, we sinzongera kwigiranya n'undi muntu. Hari uburyo bwinshi wabikoramo. Byandika uvuge ko wowe ufite intego zawe, uzandike ujye uzireba buri gihe. Ushobora kuzishyira muri wallpaper ya telefone, mu ya computer, ahantu hose ushobora kuzireba, mu ikayi ukunda kuba ufite, uhora ubisoma, umenye icyo wowe ushaka kugeraho. Wirengagiza amajwi y'abandi bantu n'ibyo abandi bantu bageraho. Umenye njye ndashaka kugera kuri iki. Iyo ntego yawe buri gihe ukomeze ugerageza gushaka kuyigeraho. Nakubeshye, nukomeza gutyo ugakomeza gutyo, umunsi umwe, nyuma y'umwaka umwe, ibiri, uzajya ubona kuri kuzigeraho, ahubwo izo ntego ugenda ushyiraho izindi. Kwigereranya n'abandi n'indwara ntibyatuma utera imbere na rimwe mu buzima. Nkubwije ukuri, niba wigereranya n'abandi, tangira utegeke intekerezo zawe, umenye intego zawe, inzozi zawe ushaka kugeraho, kandi nuzigeraho bizagushimisha rwose. Nakubwira iki rero? Ibuka kureba iyi playlist yose niba ushaka gutera imbere mu buzima, cyangwa ukora subscribe. Noneho tubonane muri video ikurikira. Bye bye, ciao ciao.